Turasuje kandi tubaye kazi. Uyu ni Idi nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi rero turi aho bita Kacyiru, aho tugiye kwereka inzu nziza cyane igurishwa kuri $310,000. Inzu yacu ni imbera byombi, iragurishwa kandi ikanakodeshwa. Mu by'ukuri tubonye umukiriya wo kugura byaba birangiye, tubonye wo gukodesha na irakodeshwa $1,000 nta bikoresho birimo. Reka rero tubatembereze tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Ni inzu iri kuri kaburimbo ahantu heza cyane, Kacyiru kuri kaburimbo ahantu heza cyane. Reka tubereke rero uburyo inzu imeze. Tukinjira hano turabona parikingi nziza cyane, parikingi murabona ko ya sport tabyibuze imodoka enye ziparitse neza. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 5, toilette 3 ndetse na rooftop hejuru. Ni inzu nziza pe, badesigninze neza. Reka tubereke rero uburyo iyi nzu imeze. Tukizamuka hano murabona ko tuzamutse ama escalier neza gake cyane. Murabona ko ari inzu nziza ifite ama escalier meza atavunanye. Murabona ko ari inzu nziza. Reka tugirene tubereka uburyo inzu imeze. Tukigera hano murabona ko duhita duhengukira ahangaha ku rooftop ko hejuru gato cyane, ariko tutaragera mu byumba. Na ahantu k'akabariko waruhukira we n'umuryango wawe, ariko ntabwo turagera kuri rooftop hejuru. Urabona no akantu bashyize hano ko kugira ngo gasavinge salon n'ibiki byose. Twinjire mu nzu rero tubereke. Inzu yacu twababwiye ko igizwe n'ibyumba 5, toilette 3 ndetse na rooftop hejuru. Ni inzu iri ku giciro cya $310,000 cyangwa se gukodesha ni $1,000. Reka tubereke imiryango y'inzu. Ni imiryango myiza murabibona, ni imiryango myiza bakoze neza. Ni inzu nziza muri Kacyiru, barubatse neza rwose. Ni inzu nziza ifite salon rero nziza cyane. Murabona ko ifite salon yisanzuye, ndetse murabona ko ifite n'amakamera. Ni salon nziza murabona yisanzuye, yafata intebe byibuze n'intebe nyinshi murabibona. Tukiza hano rero tuvuye muri salon, murabona ko duhita duhitira muri salle à manger. Ni salle à manger nziza murabibona, salle à manger nini yakwakira abantu benshi. Murabona ko ukiva muri salon uhitira kuri salle à manger. Murabona ko ifite ibintu byiza cyane rwose. Murabona ko naho bakarabira hahari, kugira ngo muri kubibona. Hanyuma rero tukiva hano muri salle à manger duhita tuza mu gikoni. Murabona ko ifite igikoni kinini, igikoni cyiza kisanzuye, utubati dore ngutu murabibona. Ifite utubati twiza, mugendo banyerekera utubati twiza dore ngiyi. Ifite n'ahantu heza cyane ho kogereza ibyombo. Hanyuma rero tukiva mu gikoni gendo banyerekera buri kantu ku kandi kugira ngo tubereke ubwiza bw'inzu. Tukiva mu gikoni turaza duhita tuzamuka hano, duhita tuza twinjire ku uyu muryango. Gendo banyerekera, ifite imiryango myiza murabibona, imiryango rwose ya muvura, imiryango myiza. Tukiza hano duhita duhitira ku cyumba cya mbere cyo hasi. Banyerekera iki cyumba, urabona ko ari icyumba, buri cyumba gifite garde-robe. Icyumba cyose bakoze gifite garde-robe, dore ngiki muri kukibona. Mu by'ukuri rero ni inzu nziza cyane pe, nayo batuye. Hanyuma tukiva mu iki cyumba urabona ko gifite garde-robe yacyo, turasohoka tuhise tuza mu iyi toilette yacyo. Urabona ko ifite toilette nziza, urabona ko ari amadushe ni yandi afungwa muri kubibona. Urabona ko ari yanzi asindi zifungwa, gifite na shower, banyerekera shower dore ngiyi, ifite n'agashawa keza muri kubibona dore ngaka. Hanyuma rero tukiva mu toilette y'icyumba cya mbere bita tuzamuka escalier, tukazamuka hano escalier gake twitonze, tukagenda mu kindi cyumba. Urabona ko inzu ifite n'amarido, nta kibazo, waza gusa uhita uturamo nta bintu byinshi igusabye. Hanyuma rero tuhita twinjira mu kindi cyumba cya kabiri. Genda banyerekera buri kantu ku kandi, dore iki ni icyumba cya kabiri twinjiyemo murabibona. Ni iki n'amarido muri kubibona ko ifite n'amarido dore ngaya rwose. Tukinjira tukizamuka murahita mubona ko duhita duhitira mu kindi cyumba cya kabiri. Reka tubereke icyumba cya kabiri. Murabona ko ari icyumba nacyo kinini cyiza, kandi murabona ko gifite n'utubati. Banyerekera utubati, cameraman bagenda banyerekera buri kantu ku kandi kugira ngo babashe kubona ubwiza bw'inzu. Banyerekere ko ifite amatara meza cyane, murabona ko ifite amatara meza pe n'amarido. Ni inzu wayituzamo ugata uyizamo nta kindi kintu wongeye kugura cyo ku ruhande. Hanyuma ikagira na toilette yacu. Murabona ko ifite toilette yacu, icya cyumba cya kabiri ifite toilette yacu. Murabona ko ari za zindi zifungwa. Reka tubereke
izazindi zifungwa cyane rwose murabibona ifite na shower. Hanyuma rero tukiba muri iki cyumba cya kabiri tuza mu cyumba cya gatatu. Dore ifite ibyumba bitatu murabibona, dore ngiki kindi, dore ngiki rwose ni icyumba kinini cyane kisanzuye murabibona, icyumba kinini murabibona ko ari ifite na garde-robe, banyerekere garde-robe. Hanyuma murabona ko ifite udutara twiza, ni inzu nziza pe, iri well designed, iri well designed. Hanyuma rero iki ni icyumba cya gatatu tuba tuvuyemo. Ngira ngo ngende mbereka akantu ku kandi kugira ngo mubashe kubona ubwiza bw'iyi nzu. Mu by'ukuri rero iki ni icyumba cya gatatu tuvuyemo, genda bakibanyerekera neza babashe kukibona. Ni icyumba cyiza kinini gifite n'amarido, gifite n'amakaro meza, ibintu byose bayubakishije ni byiza cyane. Iki ni icyumba cya gatatu tuvuyemo. Hanyuma duhita tuza mu cyumba cya kane. Dore iki ni icyumba cya kane, urabona ko nacyo ari icyumba kinini gifite buri cyumba kigiye gifite bariko yacyo. Urabona ko ifite bariko ngiyi, mu by'ukuri nubwo atari gufunguka ariko nta kibazo. Nuvuga ngo ukiva hano, iki ni icyumba cya kane. Iki ni icyumba cyiza nacyo gifite utubati buri cyumba gigiye gikoze gifite n'utubati twacyo n'amatara meza murabona. Inzu yose igizwe na gypsum, inzu yose igizwe na gypsum, nta hantu hatari gypsum. Abantu benshi bakunda amazu ariho gypsum, urabona ko ari hejuru, urabona ko ifite gypsum. It is well designed. Hanyuma rero iki ni icyumba cya kane tuvuyemo, tugahita tujya noneho mu cyumba kinini cya principal. Wow, gishi urabona ko ari icyumba kinini rwose gifite na bariko, hanyuma kikagira na toilette yacyo. Urabona ko yo gifite na toilette yacyo yisanzuye, urabona ko ari toilette, dore ngiyi toilette nziza, za toilette rwose zifungwa. Hanyuma urabona ko nayo ari icyumba kinini cyiza cyane rwose, ifite na shower, banyerekera hano hejuru ifite na shower. Mu by'ukuri rero tukiva hano murahita mubona ko tuje noneho kuri bariko yacyo. Ifite bariko, ifite na view ireba muri tugisohoka hano muri cyumba cya principal, murabona ko dufite view ireba mu Vision City. Murabona ko ari Vision City ngahari hakurya, ifite view nziza, murabona ko ifite view ya Vision City. Mu by'ukuri ifite n'akabariko kayo, murabona ko inzu iri kuri kaburimbo. Mu by'ukuri rero turazamutse tukiva kuri cyumba principal, duhita tuzamuka kuri rooftop. Ifite na rooftop nziza cyane rwose. Reka tuzamuke tujye kuri rooftop tubereke rooftop nziza cyane. Turazamutse rero gake gake kuri turazamutse tugiye kuri rooftop. Nako tugiye kuri rooftop, ni inzu nziza pe, murabibona. Wow, it's a very nice rooftop. Ifite n'ikigega, ifite na ya mazi, murabona banyerekere cya cyuma gishyushya amazi, bino banyerekera hano. Ifite rooftop nziza, urabona ko turi kureba kuri view ya Vision City ngahariya muhabanyerekere. Nubwo hano harimo ibitari kuri rero dudukurikiye kuri Rwanda Real Estate, inzu mwareba ibyo dufite, mundi mukaza mukatugurira amazu tuba dufite, ibibanza ndetse n'amamodoka. Murakoze cyane, murakarama.